ikiganiro ijwi ry'ubuhanuzi. Amahoro n'imigisha biva ku Mwami wacu Yesu Kristo bikomeze kubana nawe. Ndibuka neza yuko muri iki kiganiro tumaze iminsi dusesengurira hamwe Daniel igice cya 7. Muri iki gice hari umurongo twatinzeho n'ubu turakomeza kuwibandaho. Daniel igice cya 7 umurongo wa 25. Haravuga ngo niwuzigira inama zo kugomera isumba byose kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Ibyo bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Muri uyu murongo tuhabona ibigendanye n'ubuyobe bwadutse muri Kiliziya y'i Roma. Hadutsemo imihango, imigenzo ya gipagani, kandi twabonye yuko ibyo byadutse muri Kiliziya y'i Roma guhera mu mwaka wa 538 kugeza mu mwaka wa 1798 nyuma ya Kristo. Twabonye imwe mu mihango yadutse muri Kiliziya y'i Roma ihabanye n'iby'ijambo ry'Imana ryigisha. Abakurikirana iki kiganiro bibuka neza yuko twabonye umuhango wadutse muri Kiliziya y'i Roma mu mwaka wa 607 nyuma ya Kristo, aho umukuru wa Kiliziya y'i Roma yahawe titre cyangwa se ahabwa izina ry'ububasha ry'icyubahiro yitwa Papa, bishatse kuvuga nyine data. Nanone mu mwaka wa 709, iyi myaka mvuga yose ni nyuma ya Kristo, nanone nibwo hadutse umuhango wo gusoma ibirenge bya Papa. Nk'uko twayibonye nanone mu mwaka wa 787 niho hadutse nanone umuhango wo gusenga ibishushanyo n'amashusho. Mu mwaka wa 993 itorero ry'i Roma ryadukana ibigendanye no guhindura abantu abatagatifu. Nk'uko twagiye tubona n'amasomo avuguruza ubwo buyobe bwadutse muri Kiliziya y'i Roma. Mwaka w'igihumbi nibwo hadutse nanone gahunda cyangwa se umuhango w'uko ugomba kuba umusaserdoti cyangwa se wihaye Imana, umupadiri, umusenyeri kimwe n'abandi muri urwo rwego, ba musenyeri, kardinali, abapapa bagomba kuba ari abasiribateri cyangwa se batarashatse. Mu mwaka wa 1949 niho hatangiye gusomera misa abapfuye. Mu mwaka wa 1990 hatangiye ibigendanye n'ishapure, kuvuga ishapure na rozari, habaho gusubiramo amagambo menshi. None mu mwaka wa 1999 nibwo itorero ryihaye ububasha bwo kugurisha ibyo bita indulgensiya, abantu bagacibwa ikiru cy'ibyaha bakoze maze bakababarirwa. Mu mwaka wa 2015 nanone itorero ryadukana ibigendanye no kwaturira ibyaha umuyobozi wa Kiliziya cyangwa se umusaserdoti, akariwe umuhuza n'Imana cyangwa se akamubwira yuko amubabariye ibyaha mu mwanya w'Imana. Mu mwaka wa 2016 nanone itorero ryadukana umuhango wo kuvuga yuko umutsima cyangwa umugati ukoreshwa mu gihe cyo guhazwa kimwe na divayi iyo umusaserdoti cyangwa se padiri abisabiye, umugati uhinduka 100% umubiri wa Yesu Kristo. Ntabwo ari ikimenyetso, ntabwo ari igishushanyo umubiri wa Kristo, ahubwo bavuze yuko 100% bihindutse umubiri wa Yesu, ndetse na divayi igahinduka 100% amaraso ya Yesu. No mu mwaka wa 1343 nibwo hadutse nanone umuhango waho imirimo, bavuga yuko iyo mirimo yiyongera ku gitambo cy'ikaruvari kugira ngo umuntu abe intungane. Mu mwaka wa 1434 nyuma ya Kristo nibwo hadutse nanone muri Kiliziya y'i Roma umuhango wo kubatiza impinja. Mu mwaka wa 1839 haduka umuhango wa purigatori cyangwa se ahantu abantu banyura kugira ngo baherezwe babone kujya mu ijuru. Mu mwaka wa 1513 hadutse nanone
ibigendanye nyine no kugurisha za indulgensia nibwo zatangiye kugurishwa kugira ngo umuntu ashobore nanone kunyura mu kindi cyiciro gituma ashobora kugera mu ijuru ibyaha bye bibabariwe. Ibi byose nk'uko twabibonye ni ubuyobe, twabonye amasomo menshi abivuguruza ari mu ijambo ry'Imana ariryo Bibiliya. Uyu munsi tugiye gusesengurira hamwe uriya murongo wa 25 w'igice cya 7, cyane yuko uriya murongo ni utwereka ubuyobe maze kuvuga twari twarabonye hagati y'umwaka 538 n'igihumbi 517. Ibi nibyo nari maze kuvuga, ariko nyine ibigendanye n'uriya murongo nari maze kuvuga uvuga ngo niwe uzigira inama zo kugomera isumba byose, azarenganya abera bisumba byose, kandi azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, ikazarekerwa mu maboko ye kugezaho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe umugabane wa 14 w'igice cya 7 cya Danieli, umugabane uri bwibande ku nsanganyamatsiko ivuga ngo igihe, ibihe n'igice cy'igihe. Muri iki kiganiro muri kumwe na Pasteur Nsengimana Shadrack. Kuba Imana yacu maze dusenge. Uhoraho Mana nziza nyiricyubahiro, turagushimye cyane kubw'uburinzi bwawe budahwema kubana natwe bukeye nuko bwije, kandi twongere tugushimire yuko twemereye kugaruka imbere yawe ngo uduhuguze ijambo ryawe. Mwuka wawe atubere umwigisha n'umuyobozi, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Ibimenyetso by'urugendo, ibimenyetso birashira, by'imyaka ishize by'ubwami bune, twe turi hehe? Reba urugendo, reba ibimenyetso by'ubuhanuzi, by'ibihe byashize by'ubwami bune, reba ibimenyetso by'ubuhanuzi, byose byarangiye. Igihe, ibihe n'igice cy'igihe nk'uko tubibona muri Danieli igice cya 7 umurongo wa 25. Nk'uko nari maze kubivuga, iki ni igihe cy'umwijima, igihe cyose cyo gutotezwa ku bantu batemeranyaga na Kiliziya y'i Roma ibigendanye n'imihango n'amahame mashya byari byinjiye muri Kiliziya bihabanye n'ijambo ry'Imana. Iki gihe cyitwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe cyatangiye mu mwaka wa 538 kugeza mu mwaka wa 798 nyuma ya Kristo. Indangangenga B iboneka mu nteruro ibumbatiye aya magambo B cyangwa bizarekerwa. Iyi ni indangangenga iboneka mu nteruro ibumbatiye aya magambo B bizarekerwa, ibumbiye hamwe abera, ibihe ndetse n'amategeko tumaze kuvuga. Mbese byari kumara igihe kingana iki mu maboko ya buriya butegetsi? Birumvikana buriya butegetsi bwa Kiliziya y'i Roma. Nk'uko twabibonye muri Danieli igice cya 4 umurongo wa 23, igihe ni umwaka umwe. Ibihe bibiri ari nabyo bihe bike byashoboraga kwerekanwa n'ubwinshi bw'iri jambo ni imyaka 2. Noneho igice cy'igihe kikaba 1/2 cy'umwaka. Ijambo igice ryakoreshejwe muri aya magambo ngo igice cy'igihe yahinduwe ava mu rurimi rw'Ikikarudaya Perga, iryo Jezenius yahinduye ngo 1/2, kandi ryerekeza kuri Danieli igice cya 7 umurongo wa 25 nk'urugero. Bibiliya y'Ikigiriki yavanywe mu Giheburayo irivuga nk'igice. Rero ubwo butegetsi bwari kumara igihe kingana n'imyaka 3 n'igice. Igihe umwaka umwe, ibihe imyaka 2, igice cy'igihe kingana n'iminsi 180 cyangwa se igice cy'umwaka.
Ijambo ry'igikarudaya rivuga igihe ni idani, ryasobanuwe na Jezenius nk'igihe, ari byo mu mvugo ya gihanuzi bivuga umwaka. Mu mvugo ya gihanuzi Daniel igice cya 7 umurongo wa 25, umwaka nanone imyaka 2 ndetse n'igice cy'umwaka. Ibyo ni ukuvuga imyaka 3 n'igice. Ubwo rero byumvikane neza ko igihe n'ibihe n'igice cy'igihe ari imyaka 3 n'igice, cyangwa se iminsi 1260. Ubu tugomba kuzirikana ko tugeze hagati mu buhanuzi bukoresha imvugo y'ibimenyetso, bityo rero kuri bipimo by'igihe ntigisobanurwa nk'uko amagambo yacyo ari, ahubwo gisobanurwa nk'imvugo shusho. Noneho ikibazo kivuka ni iki: igihe cyerekanwa n'imyaka 3 n'igice y'igihe cya gihanuzi kingana iki? Ihame duhabwa muri Bibiliya ni iyo umunsi ukoreshejwe nk'imvugo shusho ya gihanuzi uhagarariye umwaka. Ibi tubibona muri Ezekiyeli igice cya 4 umurongo wa 6, ndetse no kubara igice cya 14 umurongo wa 34. Ngirango aya masomo kwiga iby'ubuhanuzi twagiye tuyagarukaho, aho umunsi umwe ungana n'umwaka. Aya masomo ni cyavuga ahereye ku ijambo ry'igiheburayo yom risobanura umunsi. Jezenius agira icyo avuga ku bwinshi bwaryo. Rimwe na rimwe ijambo yamim rigaragaza igihe n'umwaka bigenwe bizwi neza, kimwe n'igikarudaya idan byerekana igihe ndetse n'umwaka, kimwe n'uko mu Cyongereza hari amagambo menshi akoreshwa mu kuvuga igihe, uburemere bw'igipimo byose akoreshwa mu kuvuga igihe kizwi runaka, uburemere runaka n'ibipimo runaka bizwi. Hashize igihe kinini abigishwa ba Bibiliya bemera iri hame. Amagambo akurikira ahishura ibyo abantu bakomeye batandukanye bamenyweho kuri iri hame. Uwitwa Joachim wari umupadiri w'i Calabria, umwe mu bayobozi b'idini bakomeye bo mu kinyejana cya 12, yakoresheje ihame rivuga yuko umunsi umwe ungana n'umwaka, asobanura iby'igihe kingana n'imyaka 1260. Umugore wambaye izuba usobanura itorero yakomeje kwihisha mu butayu kugira ngo icyoka kitamubona. Nta gushidikanya umunsi uhwanye n'umwaka, kandi iminsi 1260 ihwanye n'imyaka 1260. Ibi nk'uko nari maze kubivuga, uyu mupadiri Joachim nawe niko yabisobanuye mu gitabo cyitwa Joachim of Flores, mu gitabo cye cya 2 chapitre ya 16 ku ipaje ya 12 niho aya magambo yavuze wayasanga. Ibihe rero 3 n'igice cy'igihe ni ukuvuga imyaka 1260. Kwemera yuko igihe kingana n'umwaka kugira iminsi 360 nk'uko Bibiliya ibyigisha, ndetse n'umunsi ukaba uhwanye n'umwaka. Nyuma y'icyo gihe urubanza ruzashingwa maze bamunyaga ubutware. Si uwo mwanya ahubwo bizakorwa mu nzego kugira ngo bamumareho kandi arimburwe burundu ashireho. Aya ni amagambo yavanywe mu gitabo cya Isaac Newton, Observations upon the Prophecies of Daniel, cyangwa se by'umuntu yavuga ku buhanuzi bwa Daniel, ipaje 127 n' 128. Umwaka uvuga muri Bibiliya ugomba gushingirwaho mu gufata umwanzuro. Umwaka rero uvuga muri Bibiliya twashingiraho dufata imyanzuro, ndamaze kubivuga, wagiraga iminsi 360. Bishobora kubibona byahishura igice cya 11 umurongo wa 3. Imyaka 3 n'igice ibumbatiye iminsi 1260. Kubera ko umunsi umwe uhagarariye umwaka, dufite imyaka 1260. Aka gahembe kazamara ububasha, cyangwa se kazamarana ububasha. Mbese upapa bwaba bwaramaranye ububasha igihe kingana gitya? Nanone igisubizo ni yego. Itegeko ryatanzwe n'umwami w'abami Justinian mu mwaka wa 533 ryahaye umuyobozi mukuru w'itorero ry'i Roma ububasha bwo kuyobora amatorero yose. Nyamara iri tegeko ryashoboraga
kujya mu bikorwa rwose kugeza igihe Abastrogoth, Ababariyani bari kuba birukanwe i Roma. Aribo hembe rya nyuma mu mahembe atatu yaranduwe kugira ngo aho umwanya w'ubupapa. Ndibuka yuko hari amahembe atatu mu bahanuzi twabonye yaranduwe. Iriya nyamaswa twabonye yari ifite amahembe 10, atatu akarandurwa. Bishatse kuvuga ubwami nyine bwari hariya mu Burayi igihe bwavanwagaho, hari ubwami butatu bwasigaye bukomeye, aribwo Abavandali, Abaherwe n'Abastrogoth. Ubwo bwami nibwo bwasigaye bukomeye buhangamiye Kiliziya y'i Roma gukora ibyo ishatse, ikishyira ikizana, ishyiraho imihango, ubuyobe, ubutegetsi, guhindura ibihe. Tubonye yuko nyine ubu bwami bw'Abastrogoth aribwo ihembe rya nyuma muri ya mahembe atatu yaranduwe kugira ngo aho umwanya w'ubupapa. Kandi nk'uko byamaze kugaragazwa, ibi ntibyashyizwe mu bikorwa kugeza mu mwaka wa 538 nyuma ya Kristo. Iryo tegeko ryari gushyirwa mu bikorwa Abastrogoth batarirukanwa i Roma. Bityo rero uhereye mu mwaka wa 538 nibwo tuvuga ko abera bari batangiye mu by'ukuri kuba mu maboko y'ububasha. Mbese uhereye iki gihe ubupapa bwatangiye kugira ububasha bwo gutegeka mu gihe cy'imyaka 1260? Yego rwose. Kubera ko bifashe 538 kongeraho 1260, ni ukuvuga guhera mu mwaka byatangiriyeho ukongeraho imyaka 1260, bitugeza mu mwaka 1798. Bishatse kuvuga yuko ububasha cyangwa se uko kurenganya abera bisumba byose, kubatoteza, kwadukana ubuyobe, byarekeye mu maboko ye imyaka 1260 nyine hagati y'imyaka ibiri tumaze kubona 538 n'1798. Hagati aho niho hari imyaka 1260. None mu mwaka 1798 Berthier wari umuyobozi w'ingabo z'Abafaransa yinjiye Roma, atangaza ko habayeho repubulika, ubutegetsi bwa leta bushyirwaho n'abaturage b'icyo gihugu. Afata papa aramufunga, maze aba akomerekeje ubupapa uruguma rwica. Nibwo ubupapa bwakomwe mu nkokora, buhura n'ibibazo, bwongera kubona amahirwe n'ubudahangarwa bwari bufite mbere. Tubona rero ko muri iki gihe cya none ubupapa bwongeye gusubirana imbaraga bwari bufite muri kiriya gihe cy'imyaka 1260. Birumvikana neza ko gutoteza abera bisumba byose no kwadukana ubuyobe byarekeye mu maboko y'ubupapa imyaka 1260, ariko ubupapa buza gukomwa mu nkokora mwaka 1798 ubwo uyu General Berthier w'Umufaransa yafataga papa akamufunga, ndetse akavuga yuko ubutegetsi bw'igihugu ari ubw'abaturage, budakwiye kuba ubutegetsi bw'idini. Bana Babuloni bategetse isi, hazaba Medi n'Abaperesi, Abagiriki batwaye isi, hazaba Roma. Twe turi hehe? Reba ibimenyetso by'ubuhanuzi ibihe byashize by'ubwami bune. Reba ibimenyetso by'ubuhanuzi byose byarangiye. Ikintu cy'ingenzi tugomba kuzirikana ni ikigendanye n'urubanza ruzashingwa, kuko nanone iyo dusomye umurongo wa 26, nyuma y'uko ubupapa bumaranye ububasha, ubushobozi, ukishyira ukizana, habaho gutoteza abantu ndetse no kubica mu myaka 1260, Bibiliya itubwira yuko urubanza ruzashingwa muri Daniel igice cya 7 umurongo wa 26. Katurebe ibyo gushingwa kuri rubanza. Nyuma yo gusobanura
umurimo uteye ubwoba w'agahembe gato no kuvuga ko abera bari kurekerwa amaboko ye mu gihe kingana n'imyaka 1260 bitujyana bikatugeza mu mwaka w'1798. Umurongo wa 26 nk'uko narimaze kubivuga uravuga uti hanyuma urubanza rurashingwa bazamunyaga ubutware ngo bamumumareho burimburwe kugeza ku mperuka. Umurongo wa 10 w'icyo gice tuhafite rwose amagambo asa nayo yerekanye urubanza avuga ngo imanza zirashingwa. Bisa naho umuntu yakomeza kuvuga ko urubanza ruvugwa muri iyi mirongo ibiri ari rumwe. Nyamara ibyabaye bikomeye bivugwa mu murongo wa 10 ugutangira ko urubanza rw'igenzura mu buturo bwera bwo mu ijuru nk'uko bizagaragara mu busobanuro butangwa muri Daniel igice cya 8 umurongo wa 14 igice cya 9 umurongo wa 25 na 27. Iyi mirongo tuzayirebera hamwe mu bihe biri imbere aho tubona iby'urubanza cyane nkara muri Daniel igice cya 8 havuga ngo bizamara iminsi 2300 bukira ubuturo bwera bubone kwezwa. Iyi mirongo rero cyangwa ibice tuzayibona neza cyane mu minsi iri imbere tureba mu buryo burambuye iby'urubanza. Gutangira kuri urubanza rero gushyirwa n'ubuhanuzi mu iherezo ry'igihe cya gihanuzi cy'imyaka 2300 uri muri Daniel igice cya 8 umurongo wa 14, kandi iyi minsi 2300 tuzayireba neza. Imyaka itangira mu mwaka 457 hatangwa uburenganzira bwo gusana Yerusalemu nshya, noneho imyaka 2300 gasoza 1844 nk'uko nanone tubona ubusobanuro bw'iyi myaka 2300 muri Daniel igice cya 9 umurongo wa 25 kugeza uwa 27. Ibi tuzabireba neza mu buryo burambuye. Imyaka inikurikiraho ni ukuvuga mu mwaka wa 1844 impinduramatwara ikomeye yanyeganyije ubwami bwinshi mu Burayi yirukanye papa ku butware bwe. Kongera gusubirana mu mwanya we byasabye ko hakoreshwa inkota z'abanyamahanga, nazo zamushoboje gukomeza ububasha bwe kugeza ubwo yongeye kutakaza by'igihe runaka mu mwaka wa 1870. Guhirikwa ko papa mu mwaka wa 1798 kwaranze iherezo ry'igihe cya gihanuzi cy'imyaka 1260, kandi byabaye uruguma rwica cyangwa se ibyo tuzabona inyamaswa yakomeretse uruguma rwica. Uruguma rwica rwahanuwe mu byarishije igice cya 13 umurongo wa 3 rwagombaga kuza kuri ubutegetsi, nyamara uruguma rwica rwagombaga gukira. Komereka rero kw'inyamaswa igakomereka uruguma rwica ni gihe nyine nk'uko narimaze kubivuga systeme y'ubupapa yari ihagaze cyangwa ububasha bw'ubupapa bwari buhagaze 1798 aho Papa Pio wa gatandatu yafashwe na General Berthier aramufunga avuga yuko ubutegetsi bugomba kuba ubutegetsi bw'abaturage. Tuzakomeza rero kurebera hamwe cyane iby'urubanza, tuzabyinjiramo tugeze muri Daniel igice cya 8 ndetse no muri Daniel igice cya 9. Ko turi mu bihe by'intege iby'ubumani cyuma byavazwe, nuko tuzareba uko bizaba Yesu agarutse kw'ingoma ye. Reba ibimenyetso by'ubuhanuzi by'ibihe byashize by'ubwami bune. Reba ibimenyetso by'ubuhanuzi byose byarangiye. Imana akomeze kutubera umwigisha n'umuyobozi, kandi akomeze kutumurikira inzira tunyuramo, umwijima utamururwe, tugendere mu mucyo w'itangaza, twemere kuyoborwa n'ijambo ry'Imana kugira ngo twe kurindagirira mu mwijima, kugira ngo Kristo naza kwimika ingoma ye, ingoma zose z'isi zihangutse, aje kwimika ingoma itazashira, jye nawe tuzimane nawe muri ubwo bwami. Ibyo nibyo ngusabiye kandi mbyisabiye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Muri iki kiganiro mwari kumwe na Pastor Nsengimana Shadrack. Kuba Imana yacu maze dusenge. Urakoze Mana nziza, tugushimire yuko
nanone uri kumwe natwe. Tugushimire yuko ari wowe muyobozi wacu muri uru rugendo rutujyana i Kanani yo mu ijuru. Turagusabye rero ngo uduhe kumvira amabwiriza y'ijambo ryawe, uturinde icyatuma tugendera mu binyoma n'imigani n'ibihimbano bya bene muntu bishingiye ku nyungu zabo bifitiye, ahubwo mu cyumvajuru umurikire imitima yacu kiyoborwe n'ijambo ryawe kugeza ku bugingo buhoraho. Ibyo nibyo nsabiye buri wese kandi mbyisabiye mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'Umucunguzi wacu. Amen.